Igitabo Ubuzima bufite intego. Umunsi wa 7. Imvano ya buri kintu. Byose bikomoka ku Mana yonyine. Byose bibeshwaho n'imbaraga zayo, byose bibereyeho kuyihesha icyubahiro. Abaroma igice cya 11, umurongo wa 36. Uwiteka yaremye byose kubw'impamvu ze bwite. Imigani 16, umurongo wa 4. Byose ni kubw'Imana. Intego ya mbere y'ibyaremwe byose ni ukugaragaza icyubahiro cy'Imana. Iyo niyo mvano y'ibiriho byose nawe ubwawe. Byose Imana yabiremeye kwerekana icyubahiro cyayo. Icyubahiro cy'Imana iyo kitabaho nta kiba cyararemwe. Icyubahiro cy'Imana ni iki? Ni ukugaragara kw'Imana uko iri. Ni uguhishurwa kwa kamere yayo, ubuhangange bwo gukomera kwayo, umucyo w'ubwiza bwayo, kugaragara kw'imbaraga zayo n'umwuka ujyana no guhishurwa kwayo. Icyubahiro cy'Imana ni uguhishurwa k'ubugiraneza bwayo n'iyindi mico idahinduka igize kamere y'Imana. Icyubahiro cy'Imana kigaragara he? Ubura amaso urebe ibigukikije. Ibintu byose Imana yaremye byerekana icyubahiro cyayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tubibona ahantu hose, uhereye ku tuntu duto tudashobora kubonesha amaso kugeza ku nyenyeri zuzuye ikirere, witegereje ubwiza bw'izuba rirenga cyangwa inyenyeri, kugeza ku guhinda kw'inkuba no guhinduka kw'ibihe. Ibyaremwe byose byerekana ubwiza bw'umuremyi wabyo. Iyo turebye ibidukikije bitwereka ko Imana ifite imbaraga, ko yishimira ibintu bidasa, ko ikunda ubwiza, ko igira gahunda, ko ifite ubwenge kandi ikamenya guhanga. Bibiliya iravuga ngo ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana. Uko ibihe bisimburana, Imana yagiye ihishurira abantu icyubahiro cyayo mu buryo butandukanye. Yabanje kubihishurira mu murima wa Edeni, ubundi yiyereka Mose, ubundi mu ihema ry'ibonaniro no mu rusengero, hanyuma muri Yesu, none uyu munsi ni mu itorero. Icyubahiro cy'Imana rimwe cyagaragaraga nk'umuriro ukongora, ubundi nk'igicu, nk'inkuba ihinda, nk'umwotsi ucumba, nk'umucyo mwinshi. Mu ijuru icyubahiro cy'Imana nicyo kihamurikira. Bibiliya iravuga ngo urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buruvira. Icyubahiro cy'Imana kigaragara neza muri Yesu Kristo. We mucyo w'isi, agaragaza neza kurabagirana kw'Imana. Kubera Yesu ntabwo tukiri mu butamenya ku byerekeye uko Imana iteye by'ukuri. Bibiliya iravuga ngo umwana niwe kurabagirana k'ubwiza bwayo. Yesu yaje mu isi kugira ngo dushobore kumenya neza icyubahiro cy'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe, yuzuye ubuntu n'ukuri. Icyubahiro cya kamere y'Imana n'ibyo ifite byose kubera ubumana bwayo ni kamere yayo. Ntacyo dushobora kongeraho, nk'uko ntacyo dushobora gukora ngo urumuri rw'izuba rwiyongere. Ariko twategetswe gusobanukirwa icyubahiro cyayo, tukubaha icyubahiro cyayo, tukamamaza icyubahiro cyayo, tugahimbaza icyubahiro cyayo, tukagaragaza icyubahiro cyayo, tukabaho ngo ihabwe icyubahiro. Kubera iki? Kuko Imana ibikwiye. Tuyigomba icyubahiro cyose dushobora kuyiha. Ubwo Imana yaremye byose ikwiye kubyubahirwa. Bibiliya iravuga ngo Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose. Mu byaremwe byose hari ibintu bibiri gusa Imana yaremye bitayihesha icyubahiro. Abamarayika baguye bagahinduka abadayimoni, natwe abantu. Icyaha cyose mu muzi wacyo ni ukudaha Imana icyubahiro, ni ukugira ibindi ukunda ukabirutisha Imana. Kwanga guha Imana icyubahiro ni ubwigomeke buva mu kwiyemera, kandi icyo ni cyo cyaha cyagushije Satani, kandi ni nacyo kituzanira kugwa. Mu buryo butandukanye twese twagiye tugerageza kubaho mu buryo buduhesha icyubahiro aho kugihesha Imana. Bibiliya iravuga ngo bose bakoze icyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nta n'umwe muri twe wahangara kwemeza ko yahaye Imana icyubahiro cyose kiyikwiye. Icyo ni cyo cyaha gikomeye, ni ryo kosa rikabije twakoze. Ariko mu rundi ruhande, kubaho mu buryo buhesha Imana icyubahiro nicyo kintu gihebuje dushobora gukoresha ubuzima bwacu. Imana iravuga ngo abo ni abantu banjye bitiriwe izina ryanjye,
nabaremeye kumpesha icyubahiro. Niyo mpamvu iyo ariyo yagombye kuba intego nkuru y'ubuzima bwacu. Nahesha nte Imana icyubahiro? Yesu yabwiye Imana Data ngo nakubahishije hano mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Yesu yahesheje Imana icyubahiro arangiza intego y'ubuzima bwe ku isi. Natwe nibwo buryo tuzahesha Imana icyubahiro. Ikintu icyo ari cyo cyose mu byaremwe iyo gishohoje icyo cyaremewe bihesha Imana icyubahiro. Inyoni zihesha Imana icyubahiro ziguruka, zikajwigira, zikarika ibyari, zigatera amagi, zigakora n'ibindi Imana yaremeye inyoni. N'urushishi ubwarwo rugaragaza icyubahiro cy'Imana iyo rukoze icyo Imana yaruremeye. Imana yaremye ubushishi ngo bube ubushishi, nawe irakurema ngo ube wowe. Mutagatifu Irene yaravuze ngo icyubahiro cy'Imana ni ukubona umuntu ugaragaza ko ariho koko. Hari uburyo bwinshi bwo guhesha Imana icyubahiro, ariko bwose bushobora kubumbirwa mu ncamake y'intego 5 Imana yari ifite ikurema. Ibice bisigaye by'iki gitabo birazivugaho mu buryo burambuye, ariko hano reka nzibahe mu ncamake. Duhesha Imana icyubahiro iyo tuyiramya. Kuramya Imana niwo murimo wa mbere tugomba Imana. Turamya Imana tuyinezererwa. Lewisi yaravuze ngo ubwo Imana yadutegekaga kuyiramya, yaduhaye ubutumire ngo tuyegere, tuyinezererwe. Imana ishaka ko kuramya kwacu kuba guturutse mu rukundo, mu ishimwe no kuyinezererwa aho kuba gahato. John Piper yaravuze ngo Imana ihabwa icyubahiro muri twe iyo dusendereye umunezero ku bwayo. Kuramya birenze cyane guhimbaza Imana, kuyiririmbira no kuyisenga. Kuramya nyakuri ni uburyo bwo kubaho tunezerewe Imana, tukayikunda kandi tukitanga ngo dusohoze imigambi yayo. Iyo utanze ubuzima bwawe ngo buheshe Imana icyubahiro, buri kintu cyose ukora gishobora guhinduka igikorwa cyo guhimbaza Imana. Bibiliya iravuga ngo mutange imibiri yanyu ibe igikoresho cyo gukora ibyo gukiranuka kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Duhesha Imana icyubahiro dukunda bene data. Ubwo wavukaga ubwa kabiri winjiye mu muryango w'Imana. Gukurikira Kristo si ukwizera gusa, harimo no kugira aho ubarizwa no kwiga gukunda umuryango w'Imana. Yohana yaranditse ngo urukundo dukunda bene data rwerekana ko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo. Pawulo nawe yaranditse ngo mwemerane nk'uko Kristo yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Ni inshingano yawe kwiga gukunda nk'uko Imana ikunda, kuko Imana ni urukundo kandi gukunda birayubahisha. Yesu yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze, ibyo ni byo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Duhesha Imana icyubahiro duhinduka tugasa na Kristo. Iyo tumaze kuvukira mu muryango w'Imana, yifuza ko dukura tukagera ku kigero gishyitse. Ubwo rero twaba dusa dute? Ikigero cy'ubukuru mu mwuka ni ugusa na Kristo mu mitekerereze, amarangamutima n'imikorere. Uko ugenda urushaho gusa na Kristo, niko uzarushaho guhesha Imana icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo uko umwuka wa Kristo arushaho gukorera muri twe, tugenda duhindurwa, tukarushaho gusa nawe, kandi tukarushaho kugaragaza ubwiza bwe. Imana yaguhaye ubugingo bushya na kamere nshya umunsi wemeye Kristo. Kuva ubwo Imana ishaka gukomeza uwo murimo wo guhindura kamere yawe igihe gisigaye cyo kubaho kwawe. Bibiliya iravuga ngo muhore mwuzuye imbuto ziva mu gakiza kanyu, ari byo bintu byiza bizanwa mu buzima bwanyu na Yesu Kristo, kuko ibyo bizahesha Imana ishimwe no guhimbazwa. Duhesha Imana icyubahiro iyo dufashisha abandi impano zacu. Buri wese muri twe yaremwe n'Imana mu buryo bwihariye, imuha ubuhanga, impano, ubugeni n'ubushobozi. Uburyo Imana yaguteranije ntabwo ari impanuka. Imana ntabwo yaguhaye ubushobozi ufite ngo ubwikoreshereze ku nyungu zawe gusa. Wabuherewe kugira ngo ubukoreshereze abandi nk'uko n'abandi bahawe ubwo bafite ngo nabo bakugirire umumaro. Bibiliya iravuga ngo Imana yahaye buri umwe muri mwe ku mpano zayo z'uburyo bwinshi. Muzikoreshe neza kugira ngo ubuntu bw'Imana bugaragarire muri mwe. Wahamagariwe gufasha abandi. Jya ubikorana imbaraga zose n'umwete Imana itanga. Nibigenda bityo Imana izahabwa icyubahiro. Duhesha Imana icyubahiro tubwira abandi ibyayo. Imana ntabwo yifuza ko urukundo n'imigambi byayo bigirwa ubwiru. Iyo umaze kumenya ukuri, yifuza ko ugusangiza n'abandi.
Uwo ni umugisha ukomeye kugeza abandi kuri Yesu, ukabafasha guhishurirwa intego z'ubuzima bwabo, ukabategurira kuraga ubugingo bw'iteka. Bibiliya iravuga ngo uko ubuntu bw'Imana burushaho kuzana abantu kuri Kristo, niko n'Imana izarushaho guhabwa icyubahiro. Ni uwuhe mugambi w'ubuzima bwawe? Kubaho igihe gisigaye cy'ubuzima bwawe ugambiriye guhesha Imana icyubahiro, bizasaba guhindura ibyo uha agaciro ka mbere, uburyo ukoresha igihe, abo musabana ndetse n'ibindi byose. Hari ubwo bizasaba guhitamo inzira ikomeye aho guca mu yoroshye. Na Yesu ubwe yarwanye iyo ntambara. Ubwo igihe cye cyo kujya ku musaraba cyari cyegereje, yavuze ijwi rirenga agira ati, "None umutima wanjye urahagaze kandi navuga iki? Nti Data nkiza undokore iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo, ahubwo Data ubahiriza izina ryawe." Yesu yari ageze mu mayira abiri agomba guhitamo. Ese yemere gusohoza umugambi wamuzanye ahesha Imana icyubahiro, cyangwa asubire inyuma ajye kwiberaho ubuzima bworoshye bwirebaho gusa? Nawe ayo niyo mahitamo ari imbere yawe. Ese uzahitamo kwikurikirira intego zawe bwite, wishakira ubuzima bworoshye n'ibikunezeza, cyangwa se uzahitamo kumara igihe gisigaye cy'ubuzima bwawe ushaka icyubahiro cy'Imana, uzirikana ko yasezeranije ibihembo mu buzima buhoraho? Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wihambira kuri ubu bugingo uko buri aba abwangije, ariko iyo wemeye kuburekura uzabugumana iteka, ari ubugingo bw'ukuri kandi bw'iteka. Igihe kirageze ngo ukemure iki kibazo. Ugiye kubaho ute? Wirebaho wowe ubwawe cyangwa ukorera Imana? Ushobora kumva ufite gushidikanya kuko wibwira ko utashobora kubona imbaraga zo kubaho kubw'Imana. Ntuvunike. Imana izaguha ibyo uzakenera byose bizagufasha kubigeraho nuramuka uhisemo kubaho ku bwayo. Bibiliya iravuga ngo ibintu byose bitanga ubugingo bunezeza Imana twabihawe mu buryo bw'igitangaza kubwo kumenya mu buryo bwihariye kandi bw'inkoramutima uwaduhamagariye kwegera Imana. Ubu soma aya magambo, Imana irakurarikira kubaho uyihesha icyubahiro kubwo gusohoza imigambi yakuremeye. Nibwo buryo bwonyine bwo kubaho by'ukuri. Ubundi buryo busigaye ni ukubona iminsi ishira. Ubuzima nyakuri butangira iyo wiyeguriye Yesu Kristo burundu. Niba utizera ko ibi wabikoze, nta kindi ukeneye uretse kumwakira no kumwizera. Bibiliya iduha isezerano ko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ese wakwemera ukakira iyo mpano y'Imana? Icya mbere, wizere. Wemere ko Imana igukunda kandi yakuremye ifite imigambi yayo ku buzima bwawe. Wemere ko utari impanuka, wemere ko waremewe kuzabaho iteka. Wemere ko Imana yagutoranije kugira ngo ugirane ubusabane na Yesu Kristo wapfuye ku musaraba ku bwawe. Wemere ko ibyo waba warakoze byose mu buzima Imana yiteguye kukubabarira. Icya kabiri, wakire. Wakire Yesu mu bugingo bwawe nk'umwami n'umucunguzi wawe. Wakire imbabazi ze kubw'ibyaha byawe. Wakire umwuka we uzaguha imbaraga zo gusohoza imigambi y'ubuzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wemera kandi akizera uwo mwana aba abonye ibyangombwa byose, ari bwo bugingo bwuzuye kandi buhoraho. Aho waba uri hose usoma aya magambo, ndagusaba ngo wubike umutwe uvuge iri sengesho rizahindura ubugingo bwawe kugeza mu bugingo bw'iteka. Yesu, ndakwizeye kandi ndakwakiriye. Ngaho risenge. Niba urivuze ubikuye ku mutima, Imana iguha umugisha. Ikaze mu muryango w'abana b'Imana. Ubu noneho witeguye guhishurirwa no gutangira kugendera mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ndakwinginga ngo ubanze ushake umuntu ubwira icyemezo wafashe, kuko uzakenera inkunga y'abandi. Nunyandikira imeyili, reba aderese ku mugereka wa 2, nzakoherereza agatabo nanditse mu Cyongereza kitwa Your First Steps for Spiritual Growth, intambwe za mbere mu gukura mu mwuka. Umunsi wa 7, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana, byose ni ku bwayo. Umurongo wo gufata mu mutwe, byose bikomoka ku Mana, byose bibeshwaho n'imbaraga zayo, kandi byose bibereyeho kuyihesha icyubahiro. Abaroma 11:36. Ikibazo cyo gutekerezaho: mu mibereho yanjye isanzwe ya buri munsi, ni hehe nshobora kurushaho kubona ubuzima bw'Imana?
Igitabo Ubuzima bufite intego. Umunsi wa karindwi. Imvano ya buri kintu. Byose bikomoka ku Mana yonyine. Byose bibeshwaho n'imbaraga zayo. Byose bibereyeho kuyihesha icyubahiro. Abaroma igice cya 11 umurongo wa 36. Uwiteka yaremye byose kubw'impamvu ze bwite. Imigani 16 umurongo wa 4. Byose ni kubw'Imana. Intego ya mbere y'ibyaremwe byose ni ukugaragaza icyubahiro cy'Imana. Iyo niyo mvano y'ibiriho byose nawe ubwawe. Byose Imana yabiremeye kwerekana icyubahiro cyayo. Icyubahiro cy'Imana iyo kitabaho nta kiba cyararemwe. Icyubahiro cy'Imana ni iki? Ni ukugaragara kw'Imana uko iri. Ni uguhishurwa kwa kamere yayo, ubuhangange bwo gukomera kwayo, umucyo w'ubwiza bwayo, kugaragara kw'imbaraga zayo,